Data twese Mana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana rubasha, uri Imana rudasumbwa, uri Imana idatetereza abagusenga, uri intwari mu ntambara ndetse uri umutabazi mu byago. Witwa ndiho, witwa ndiwo ndiwe, witwa Imana isumba byose. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro kandi tugufite nitwifuza undi murengezi. Imbabazi zawe zonyine, ineza yawe, bwiza bwa burinzi bwawe, igitinyiro cyawe, ibyo nibiganze ku isi hose. Reka amavuta y'Imana isumba byose aboneke muri twebwe, reka gukomera kw'ijuru kugere muri twebwe. Mana data twese turagusenze kuko waratubwiye ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bazakubona. None turasenze Mana, tukwatse umugisha wawe, tukwatse ijwi ryawe, tukwatse ijambo. Haleluya Yesu. Ongera urengera ubwoko bwawe, ongera uze mu bantu bawe, ongera wiyubahishe nk'Imana, ongera utange agaciro kandi utange ijambo. Reka umwuka wera wawe waboneke, reka ineza y'Imana iboneke, reka amavuta y'Imana aboneke. Oh haleluya Yesu. Uri Imana ntabwo uri Bayali, uri Imana nturi Sekamana, uri Imana nturi Nyabingi, uri Imana nturi Ashera. Turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko turi bazima, turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko utwitaho, turagushimiye ko mwami wanjye murengezi w'ubugingo bwacu ujya ukorana natwe iby'ubutwari. Warakoze warinze ababyeyi, warakoze warinze abagabo, warakoze warinze abasore, warakoze warinze abana, warakoze warinze abakecuru, warakoze warinze abasaza, warinze abagabo. Ubishimirwe nyakubahwa. Ngaho ukomeze udufashe, reka ukize indwara ziri mu isi yose, reka ukize mwami abantu bagutakira ku manywa na nijoro, reka utange agakiza ku isi hose, reka utange imbaraga zawe mwami. None turagusenze tukwatse umugisha wawe, turagusenze twatse konegisiyo zawe, turagusenze twatse rezo, turagusenze twatse imbaraga zawe, turagusenze twatse ubudahangarwa bwawe. Urakoze Mana yera kuko wumva gusenga, urakoze kuko utabara ugatabaruka n'itsinzi. Uyu mwanya turawukweretse, ubane n'abagiye gukurikirana iyi cano ab'Imana bera, ubaha umugisha kandi abumva aya mavugabutumwa bakarangiza ubaha umugisha. Hanyuma data twese urengere buri muntu wese ugutakira ku manywa na nijoro kandi umugisha wawe umubonekeho. Urakoze ugendere mu bihugu byo hirya no hino ku isi kandi uremere ubuzima buzima abantu bawe, utanga agaciro, utanga ijambo kandi inkomezi n'amavuta byawe buboneke muri twe. Urakoze urakabyara kuri Imana yumva gusenga kwacu. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu, amen. Mwongeye kwirirwa nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mbibutsa yuko nta kindi ukora uretse kujya muri telefone yawe muri YouTube ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakora subscribe, ubundi ukajya wumva amavugabutumwa ukayarangiza. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. So mwarakoze rero, mbaye mbashimiye kubagiye batega amatwi ijambo ry'Imana, abantu mwagiye muduhamagara, abantu mwagiye mutuba hafi, mudutelefona ndetse mutuvugisha. Mwarakoze cyane. Uwiteka w'amahoro abane namwe kandi Uwiteka w'imbaraga nyinshi abagirire neza. Uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryiza, message Uwiteka yadushyize ku mitima. Tugiye n'ukuri kujya gute kuzibwira abantu kandi buri wese wumvira ijambo agahinduka ndetse agahindukira, imbaraga z'Imana zimwomeho. Haleluya. Yesu wo mu gihugu cyo mu ijuru yongera kureba ni muweze, yongera kureba ni mbabazi ze. Reka asuhuze abamwemera n'abatamwemera, reka asuhuze abantu mwese muri rusange batuye ibihugu byo ku isi hose. Reka mbashimire, mbifurize, mbabwire ni amahoro y'Imana nabane namwe. So rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Twari tumaze gusenga, ariko noneho reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubazaniye message data w'umwami yaduhaye
ariko kandi murabizi neza yuko tukunze kubabwiririza mu ijambo. Ijambo niryo buhanuzi butavangiye, ijambo niwo mutsima utera imbaraga, ijambo nibwo buhanuzi bwa nyabwo. Njyewe navangirwa nk'umuntu, ariko ijambo ntabwo rijya rivangirwa. Imana ishimwe. Reka rero dusome umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku 9. Niho dutangire dusoma, turasoma n'irindi jambo, ariko reka twumve uko havuze. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. 3, hariho igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Hariho igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guceceka. Hariho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Hariho igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Hariho igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Hariho igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. Hariho igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Hariho igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Hariho igihe cyo guseka n'igihe hariho igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Hariho igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Hariho igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Iyo ni ijambo ry'Imana. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Niho umubwiriza asozereje. Yesu ashimwe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Itweretse igihe cyo guseka n'igihe cyo kurakara, cyo kudaseka. Itweretse igihe cyo kurunda amabuye n'igihe cyo kutayarunda. Itweretse igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Itweretse ko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo mbese icyo umuntu akora yirushya kimumariye iki? Imana yacu itugirire neza. Ibyo ukora wirushya, ibyo uvuga wirushya, ibyo wirirwa ubwira abandi wirushya, cyangwa se bitari by'umumaro wirirwamo, ibyo bikumariye iki? Niko Imana itubaza, Imana ikugirire neza. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana ibice bingahe? Ibice 3 umurongo turawusoma twumve. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 22. Mwibutsa gusoma ijambo ry'Imana buri munsi rya buri kanya, kandi mwibutsa kongera ugasenga, mwibutsa kongera ibihe byo gusenga muri wowe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo dusome urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe. Niko Imana ivuze. Nzi imirimo yawe. Haleluya. Nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye kuko
kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutiyaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Ntuzamenya igihe izagutungurira. Umurongo wa 4, icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko bibakwiriye. Mana ishimwe. Ufite amazina make y'Abisarudi, abo nibo Imana ije kugendana nabo kuko bibakwiriye. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo umurongo wa 5, unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero ye. Imana ishimwe. Umurongo wa 7 haravuze ngo urwandiko rwandikiwe ari Filadelifiya, wandikira marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo avugana natwe ati: nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu masinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza. Mu bihe byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba ko mesije ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iy'ururembo rw'Imana yanjye, arirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye. Kandi nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye. Ufite ugutwi kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. 14, izi ni inzandiko zagiye zandikwa. Urwa mbere rwandikiwe Abisarudi, urwa kabiri rwandikirwa abi Filadelifiya, aya ni amatorero yo muri Aziya. Urwa gatatu rwandikirwa abi Filadelifiya, abi Laodikiya. Aha niho tugeze. Reka dusome naho. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: uwiyita Mena, umugaba wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu
yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni wambare kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga mu maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda ndabacyaha, abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano, niko Imana ivuze. Abo nkunda ndabacyaha, nkabahana ibihano, niko Imana ivuze. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanesheje nicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero ye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi Uwiteka ari kukwibutsa, Imana iri kukubwira, Imana iriho irambwira, Imana iri kutubwira twese. Bibiliya itweretse abantu bamenye Imana, bakoreye Imana, ariko kandi bakaba baravuye mu byizerwa. Bibiliya itweretse abagiraga urukundo bakaba batakirugira. Bibiliya itweretse abajyaga bagira neza ariko bakaba batagira neza. Yatubwiye ngo izi mirimo yawe, izi kudakonje kandi ntubire. Ubwo udakonje kandi ntubire, yavuze ngo igiye kukuruka. Haleluya. Nshuti muvandimwe, ese waba ukonje? Ese waba ubira? Urasabwa kugira aho uhagarara, Imana ikugirire neza. Urasabwa kugira icyiciro ubarizwamo. Bibiliya yavuze ngo ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Ese uracyakora imirimo? Uracyasenga? Uracyafite gukorera Imana? Yesu ashimwe. Urasabwa gukorera Imana, urasabwa kongera ukagira ibihe muri wowe. Urasabwa kugaruka mu bubyutse, urasabwa kugaruka mu ijambo ry'Imana, urasabwa kongera ugasenga, urasabwa gukiranuka, urasabwa kwirinda ikibi n'igisa nacyo, urasabwa kwera imbuto zikwiriye abihana. Imana itugirire neza. Iri ni ijambo ry'Imana nabanjije kugira ngo mbasomere, mwumve icyo Imana ibashakaho, mwumve icyo Imana igukeneyeho. Ariko noneho reka dusome ijambo ry'Imana nyamukuru twagize gute ryatuzanye ahangaha. Ni uko umusomyi w'ijambo aba agomba kunyura hirya no hino, kandi n'abumva bakumva icyo Umwuka abwira amatorero ye. Reka dusome rero ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14, umurongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 20. Ni naryo jambo turi busozerezeho. Wowe umaze kumva mu byashuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza kuri 22, noneho niwumve na message Yesu yaduhaye kubabwira uyu munsi. Reka dusome. Haravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe. Nugira Yesu muri wowe,
uzaba wagize ubugingo. Nugira Yesu muri wowe uzaba wagize inzira y'ukuri yo kunyuramo. Nugira Yesu muri wowe uzaba wakiranutse, uzaba weza imbuto. Nugira Yesu muri wowe, Yesu avuze ngo iki? Aravuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ni gute Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo? Reka tubisome mwiyumvire. Yesu atangiye avuga ngo iki? Atangiye avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Nimuhagarike imitima. Mubyeyi urasabwa kudahagarika umutima, mugabo urasabwa kudahagarika umutima, musore wihagarika umutima, mukobwa wihagarika umutima, muyobozi wihagarika umutima. Imana ivuganye nawe. Yesu aratubwiye ngo twizere Imana, ngo nawe tumwizere, ngo wihagarike umutima mu byubamo, mu byo unyuramo, byaba ari imbogamizi uhura nazo, wihagarike umutima. Haba ari ingorane uhura nazo, wihagarike umutima. Niko Imana ivuze, niko Yesu akubwiye ngo wizere Imana. Notabene icyambere, izere Imana isumba byose. Niwizere Imana isumba byose, irakugirira neza. Niwizere Yesu, arakubabarira, aragukiza izo ngorane, aragukiza ayo makuba. Bareke bavuge, bareke bagufate ijambo. Wowe wizere Yesu gusa, ibindi haleluya, ibindi Imana izabyikemurira. Yesu rero avuze ngo iki? Aravuze ngo mu rugo rwa data haleluya, mwizere Imana nawe mumwizere. Mwizere Imana, mwizere n'ijambo rye. Arangije aravuze ku murongo wa 2, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Haleluya, turashimira Yesu wagiye kudutegurira amazu yacu. Turashimira Yesu watumenyesheje ko ijuru rihari. Turashimira Yesu watubwiye yuko mu rugo rwa data, mu rugo rw'Imana hariyo amazu menshi. Haleluya, korera Imana utitaye ku by'isi bitagira nyirabyo, kuko Imana ivuganye nawe yuko Yesu yagiye kugutegurira. Niko yatubwiye. Uwo ni umurage w'isezerano. Haleluya, yatubwiye ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari abatubwiye. Imana itugirire neza. Reka twumve ijambo rikomeje ritubwira ngo iki? Umurongo wa 3 yarangije aratubwira ngo iyaba adahari mba mbibabwiye, ubwo ngiye kubategurira ahanyu. Iyo Yesu ataza kuba afite ubundi buturo bwera, iyo Yesu ataza kuba afite aho kubaha, iyo Yesu ataza kuba, haleluya haleluya, Mana yanjye ndafashijwe rwose. Iyo Yesu mu rugo rwa data wiwe hataza kuba hahari, ntabwo aba yaragiye kudutegurira. Turashimira Yesu wagiye kudutegurira. Imana ihimbazwe, yakira ibyubahiro n'amasari yayo. Akira icyubahiro Mana nyir'ijuru neza, kuko ushoboye byose. Umurongo wa 3, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeho. Yesu yagiye kugutegurira, Yesu yagiye kudutegurira, kandi yagiye kudutegurira. Aratwemereye, atubwiye yuko azagaruka kutujyana. Atubwiye neza yuko hari amazu menshi agiye kugutegurira, kandi akaba agiye kuzagaruka kugutora nawe ukajya kubana nawe. Shikezenevo lote kire shayine mando ya sile. Turashimira Imana isumba byose ko Yesu yagiye kudutegurira. Turashimira Imana isumba byose ko Yesu yabaye imbanziriza. Turashimira Imana isumba byose yuko Yesu yagiye kudutegurira hacu. Mumvuge ngo amina cyane.
Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Imana isingizwe imyaka yose n'ibihe byose. Haleluya. Umurongo wa 5. Yanatubwiye kandi Yesu ngo aho azaba natwe arashaka ko tuzahaba. Aho azaba arashaka ko tuzahaba. Imana igufashe, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana iguhe izindi mbaraga, Imana igukomeze mu rugendo. Nibyo Imana yongere kugarukeho, nibyo Imana yongere kuvuganire, nibyo Imana ikubabarire ibicumuro byawe, nibyo Imana nanjye imbabarire. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo nuvuga yuko akomeye yirinda atagwa. Ngo igihe kimwe Yesu ari kumwe na Petero mu bwato, ngo Yesu aramubwira ngo jugunye inshundura. Ngo nuko ngo Petero aravuga ngo ariko mwigisha, twagereye mu gitondo turoba, ariko kuva igihe twarobeye nta kintu turafata, nta kintu turakuramo. Birashoboka ko nawe utarafata, birashoboka ko namwe mutaragira icyo mubona, birashoboka ko utarashyikira, birashoboka ko utarafatisha ubuzima. Ariko umva uko Imana ivuze, irakubwira ngo kiranuka, irakubwira ngo hari imbuto zikwiriye abihanye, irakubwira ngo bamubyayo, irakubwira ngo ibyawe byibereyemo, irakubwira ngo aho wasuzuguriye, aho wasuzuguriwe niho igiye kugutambagiriza iguha ijambo, aho wagiye usebera niho igiye kuguhera agaciro. Ngo nuko Petero ngo na Yohana barobaga, ngo bamaze kujya gute kujugunya iki, ngo inshundura. Ngo nuko ngo bajya kubona babona amafi arabonetse. Uyu munsi Imana ivuganye nawe, ibyari byarabuze birabonetse. Uyu munsi Imana yongeye kukuremera ubuzima, yongeye kukuremera agaciro, yongeye kukuremera ubufasha, yongeye kukuremera umufasha, yongeye kukuremera, haleluya, yongeye kubaka urugo. Imana ishimwe. Reka nkomeze some umurongo wa 4. Uravuze ngo ubutumwa bwiza bwa Yohana 14, tugeze ku murongo wa 4. Ngo kandi aho njya murahazi, inzira murayizi. Aho Yesu yagiye wowe urahazi, mugabo urahazi, musore urahazi, mukobwa urahazi, mubyeyi urahazi. Aho Yesu ajya inzira ngo tugize gute, turayizi. Imana iduhe gukomeza kumenya inzira ye yayo. Imana inyagurira agakiza nawe kwagurira agakiza. Imana y'amahoro ikuremera ubuzima ndetse ikuremera agaciro n'ijambo. Haleluya. Ariko Yesu we waraturengeye, ariko Mana we burya waraturengeye. Turashimira Yesu urengera abantu, turashimira Yesu uvuga agasohoza, turashimira Yesu usezeranya agasohoza, turashimira Yesu ujya wubaka abantu, turashimira Imana ijya yubakira abantu. Bibiliya ivuze ngo 5, ngo Toma uwitwaga Tomasi aramubaza ati, cyangwa se aramubwira ati, databuja ituze aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu we, ko tutazi aho ujya, none inzira twayibwirwa n'iki? Niko Toma yabajije. Toma yarabajije Yesu, databuja ituze aho ujya, ese inzira twayibwirwa n'iki? Yesu amusubiza ngo iki? Aramubwira, Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nikavuze. Toma yaramubajije ngo, ese Yesu ko tutazi aho ujya n'inzira none tukaba tutayizi,
ariko Yesu wasenze, Yesu wamenye Imana, Yesu umwana w'Imana, warangije aravuga ngo Toma we, Toma, 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 ni njyewe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ku buzima bwawe. Yesu niwe nzira y'ukuri mu mibereho yawe. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo mu byo ukora. Yesu niwe nzira y'ukuri mu mikorere yawe n'imibereho yawe. Yesu niwe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Imana ikugirire neza. Hanyuma ngo nta wundi, nta ujya kwa data ntamujyanye. Bivuze ngo umuntu wese ushaka kwerekera ku Uwiteka, umuntu wese ushaka guca ku nzira yo kujya mu ijuru, araca kwa Yesu. Urabanza wihane, urabanza umare amazibya, urabanza ubatizwa mu mazi menshi, urabanza wizere Yesu akubera umwami n'umukiza mu mutima wawe. Hanyuma narangiza agire gute yewe, abone kukugirira ibambe, abone kukubabarira. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu abone kukuyobora, abone kukujyana iyo wagize gute, iyo nawe ujya. Imana ishimwe. Yesu garuka utuyobore. Yesu wongere utubonekeho. Yesu wongere utugarurire agakiza. Yesu wongere uduhe ijambo. Yesu wongere uduhe umwuka wera. Yesu wongere uduhe amavuta. Yesu wongere uduhe imbaraga. Yesu wongere uduhe, utubere ubwugamo. Uyu munsi wemerere Yesu akubera inzira n'ukuri n'ubugingo. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya irangije iravuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya kwa data atari Yesu umujyanye. Hanyuma karindwi yavuze ngo iki? Aravuze ngo iyaba mwaramenye, iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Uhereye none turamuzi data kuko twaranamumenye. Niba twaramenye Yesu, tuba twamenye Imana. Niba twaramenye Yesu, tuba twaramenye aho ajya. Niba twaramenye Yesu, tuba twibuka ibyo ashaka, tuba twifuza kumenya ibyo ashima. Imana itugirire neza. Haleluya. Bibiliya ikomeje itubwira ngo iki? Ikomeje itubwira ngo Filipo aramubwira ati, databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Niko Filipo yamubwiye. Aravuga ngo databuja Yesu, ndakwinginze twereke Imana data. Haleluya. Hanyuma ngo Yesu amusubiza ngo iki? Yesu aramubwira ngo nabanye namwe Filipo, nabanye nawe Filipo iminsi yose ingana icyo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Ntabwo uramenya. Yesu niwe Mana, Yesu niwe data, Yesu niwe mwami, Yesu niwe Uwiteka. Haleluya. Hanyuma ngo arangije ngo umbonye ababonye data. Muri Yesu harimo Imana. Ubonye Yesu ukijijwe neza, uba ubonye iki? Uba ubonye Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma arangije Yesu aracyabaza Filipo, ni iki gituma uvuga uti twereke data wa twese? Niwizera yuko ndi muri mwe na data akaba muri nge? Imana ishimwe. Mbese Filipo, niwizera yuko data ari muri nge nanjye nkaba muri mwe? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye. Niko Yesu akivuga. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri nge niwe ukora imirimo ye. Imana ishimwe. Nimunyizere. Niko Yesu avuze. Ongera wizere Yesu, ongera ubane na Yesu, ongera ukorane na Yesu. Nimumwizere. Niko avuze. Haleluya. Niwizere Yesu
ukizera imana ukamwakira nk'umwami n'umukiza muri wowe, imana irakugirira neza. Nimwizere niko imana ivuze. Imana ishimwe. Nimwizere, mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo navuze n'ibyo mvuga, muzizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Haleluya. Hari igihe bagupinga bakagusuzugura, ariko Yesu avuze ngo iki? Haravuze ngo nimumwizere, ngo nimutizezwa n'ibyo yakoze cyangwa n'ibyo yavuze, muzizezwa n'ibyo akora. Hari igihe abantu bakagusuzugura, hari igihe abantu bagufata ijambo, hari igihe abantu bakurwanya, hari igihe abantu baguhiga, bakumva ko ntacyo umaze, bakumva ko ntacyo uri cyo, bakakwita umurangi, bakakwita umukonikoni, bakakwita uwavangiwe, bakakwita umusazi, bakakwita iki? Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye. Yesu nawe arashimangiye abwira Filipo na ba Petero n'abandi ngo nibamwizere, ngo bizere ko na data ari muri we, ngo nuko ngo nibatizezwa ngo n'ibyo yavuze, ngo bazizezwa ngo n'ibyakozwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya ivuze ngo iki? Irangije iratubwira ngo kandi munyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo namvuga, muzizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora, nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta. Haleluya. Wizeye Yesu, umwemereye akaba muri wowe, numwizera ukizera n'imirimo ye, nawe aguhaye ubutware bwo kuzakora imirimo iruta niyo nawe yakoze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro n'amasari menshi. Haleluya. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, kuko ari wowe ugaba, ni wowe rugaba, ni wowe mugabyi w'amahanga yose. Ni wowe ujya utanga agaciro, ni wowe wa Mana we ujya utanga ijambo, ni wowe ujya urema, ugira icyo urema warangiza ukagikomeza. Haleluya. Nubwo badupinze, nubwo batwise abasazi, nubwo batwise amazina menshi, ariko rata Yesu uracyicaye ku ntebe y'imbabazi ndetse n'ibambe yawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Imana ishimwe. Nitugira icyo tumusaba tukakimusaba mu izina rye, ngo azagikora. Imana ihimbazwe. Tugisaba data mu izina rye, Yesu azagikora. Murongo wa 15 ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. 15 nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimukunda Imana muzajya mwitondera amategeko yayo, muzajya mwitondera ibyo yabategetse, muzirinda ibyaha, muzakizwa mu kiranuke. Imana itugirire neza. Niko Yesu avuze. Nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe. Yesu atubereye umuvugizi. Aravuze ngo nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha. Imana ishimwe. Wo kubana namwe ibihe byose. Uyu mufasha ninde?
uyu mufasha kuri 17 haravuze ngo niwe mwuka wera. Umufasha Yesu yaduhaye n'umwuka wera, twaramwakiriye, twaramwizeye, twaramwemeye. Imana ishimwe. Hanyuma ngo kandi ngo nimushobora ngo niwe mwuka wera w'ukuri. Uyu mwuka wera ni ukuri. Uyu mwuka wera umuntu uwutunze awubahe kuko ni uw'ukuri. Ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora. Ngo ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora. Uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umujura, uri umutinganyi, uri umurozi, ntabwo uhabwa umwuka wera kubera ko waba utamureba. Ngo kandi mu batunzi, mu batamuzi, ngo kandi mu batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Imana ishimwe. Abana natwe, azaba muri twe. Ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Imana ishimwe. Yesu arakubwiye ngo ntazagusiga nk'imfubyi. Arakubwiye ngo ntabwo azigera akureka. Arakubwiye ntazagusiga nk'imfubyi. Imana ishimwe. Ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakibabona. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakibabona. Ngo ariko mwebweho muzambona kuko ndiho, namwe muzabaho. Imana ishimwe. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri mwe, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye. Tumenye neza yuko uri muri twe. Tumenye neza ko uzabana natwe. Tumenye neza ko uri Imana itabara, igatabarukana itsinzi. Hari ibyo twumvishe, hari ibyo tumenye. Tumenye neza ko Yesu yaduhaye umufasha w'umwuka wera. Uyu mwuka wera umuntu amwakira ate? Amwakira yabatijwe mu mazi menshi, amwakira yakijijwe, amwakira yirinze ibyaha, amwakira yeretse ingeso mbi, amwakira yakoze neza. Uyu mwuka wera w'Imana, Mana udushoboze, Mana udufashe, Mana umutwuzurize, Mana ubikore. Haleluya. Waravuze ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bazakubona. Uyu mwuka wera turamutumye ku isi hose. Uyu mwuka wera tumutumye mu bihugu byose kugira ngo abashe kubwiriza abantu bave mu byaha, bave mu ngeso mbi zabo, bakora ibyiza bishimwa n'Imana, bazabona ubugingo. Mana data twese, urakoze cyane ko wumvishe gusenga kwacu. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mwibutsa neza yuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, waduhamagara kuri 07823242 tukagufasha gusenga. Niba kandi ufite ibyifuzo cyangwa urwaje, duhamagare kuri 07823242. Mwibutsa neza yuko wowe wari warahuye n'ibibazo ndetse n'ingorane. Imana ni mu kazi kandi iragukunda. Uwiteka abane namwe kandi Uwiteka abafashe mwese. Ndabakunda kandi ndabishimiye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao. Tuzongera. Mwakoze cyane. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 5 haravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye nato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero ye. Amen. Amen.
Bwira abarira bareke kurira gutabarwa kurabonetse. Bwira abarira bareke kurira gutabarwa kurabonetse. Bwira abarira bareke kurira gutabarwa kurabonetse. Barira bareke kurira gutabarwa kurabonetse.